Mana rurema, igihugu cyiza cy'amahoro, igihugu cy'umugisha. Imana ntigeze igutererana, Rwanda n'uyu munsi iracyagukunda cyane. Muremyi w'ibyaremwe byose, Imana y'ibifite imibiri, urugendo turimo tugusabye umwanya tukuganirije, yakure mu muryango wawushyizeho ubukunzi, kandi nibyo koko umuryango urakomeye. Turwanije ibisenya umuryango, turwanije amakimbirane, turwanije icyaha igisa nacyo, turwanije icyaha igisa nacyo. Imbaraga z'Imana zihabe, imbaraga z'Imana zihabe. Turwanije ibisenya umuryango, turwanije amakimbirane, turwanije icyaha igisa nacyo, turwanije icyaha igisa nacyo. Imbaraga z'Imana zihabe, imbaraga z'Imana zihabe. Nari mu biyobyabwenge, nari nikoreye umutwaro uremereye, nagize umugisha mpura na Yesu, arantora aranyoza ankurayo mu mugayo. Yagize umuntu angira umugabo, umuhamya w'ibyo byose, nawe bivemo. Ngwino ngwino wakire Yesu akubabarire, ntacyo uzamuburana. Yagize umuntu angira umugabo, umuhamya w'ibyo byose, nawe bivemo. Ngwino ngwino wakire Yesu akubabarire, ntacyo uzabura. Turwanije icyaha igisa nacyo, turwanije icyaha igisa nacyo. Imbaraga z'Imana zihabe, imbaraga z'Imana zihabe. Zituma hari abana b'inzererezi bagatangira umuruho hari bato. Izo mbaraga nizitsindwe kubw'umusaraba, wambaraga we y'urukundo, ngwino kubw'umusaraba. Wambaraga we y'urukundo, ngwino
umugisha nigwe mu mirima yacu twese abantu nimusiganwe musorome ku giti cy'umugisha tega ibiganza mwakire tugabira yiteguye ni Yesu byananiranye n'ibishoboke kubw'umusaraba dutangaje gutsinda gukomeye dutangaje gutsinda gukomeye imvura y'umugisha nigwe mu mirima yacu twese abantu nimusiganwe